Ubu turi trek tours. sikoropiyo kwireba ubwabyo ubona biteye ubwoba, ishobora no kwica umuntu. sikoropiyo izi guhiga cyane, izi gukubita mu cyico. ubumara bw'izindi nyamaswa buhinduka ubusa imbere y'ubumara buva mu rubori bwayo iyo irushinze mu muhigo. nyamara kandi nayo kugira ngo ibeho biyayigora cyane, cyane cyane mu gihe iba igomba kwita ku byana byayo. ariko irahatana cyane kugira ngo ikomeze kubaho uko byagenda kose. niba wifuza telefone nziza wajya ureberaho videwo nk'izi ngizi, wahamagara kuri nimero ubona aho ngaho. tubagezaho rwose telefone nziza, telefone zigezweho, mushobora kujya mureberaho videwo nk'izi ngizi. dushobora kubafasha. Scorpions crawled onto land, one of the first aquatic species to become terrestrial. It was a hostile environment. Scorpions not only adapted, they flourished. As the earth cooled, they found niches to exploit. nanone kandi abantu mukeneye nk'amazu yo kugura, cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Rwamagana ndetse n'ahandi, dushobora kubafasha namwe. dukomeje kubagezaho rero ibijyanye na sikoropiyo. sikoropiyo ni agasimba kaba ku butaka, uzayisanga mu butayu ndetse n'ahandi hantu. ntizitinya no kwinjira mu mazu abantu batuyemo, bisaba kwiga guturana nazo. ushobora kuzisanga hirya no hino ku isi uretse muri Antarctica. ushobora kuzisanga ahantu hatandukanye bitewe n'uko zirimo amoko agera ku 2,000, mu mashyamba y'inzitane, mu mpinga z'imisozi, mu butayu n'ahandi henshi hatandukanye. aho hose zibasha kuhaba zihanganye n'ingorane zitabarika. ndetse n'ahantu hangijwe n'ibitwaro kirimbuzi, sikoropiyo zo zishobora kuhisanga nk'aho ari mu rugo. imirasire ishobora kwangiza ikintu cyose gifite ubuzima isa nk'itagize icyo ivuze iyo igeze kuri sikoropiyo. aho zigeze hose ziba ziteguye gushakisha uburyo zibaho zititaye ku bibazo zihasanze. zifite intwaro zikaze zizifasha guhiga. sikoropiyo ifite ubwoya mu butayu, igendagenda mu butayu bwo mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Arizona. niyo nini kurusha izindi muri Amerika y'Amajyaruguru. Walking across the sands of southeastern Arizona, the giant desert hairy scorpion. It's the largest scorpion in North America. muri aka gace gakakaye, aka gaserebanya karimo karahiga utundi duserebanya duto kuri ko, amajeri ndetse n'ibindi bitagangurirwa, kagira ngo nako katurye. The local tarantula is a species known as the desert. ubwoko bw'igitagangurirwa kimenyereye ubutayu, ariko kubera ko kitabona neza, sikoropiyo ibashije kugicakira kitarabutswe. ariko nacyo gifashe ku gishyitsi maze gihita kiyishikuza.
manages an escape. ijoro riratamurutse akayaga ni gakeya ni igihe cyiza cyo guhiga kuri sikoropiyo. ariko kuri iki gitagangurirwa ni nko gutembera mu gace katezemo ibisasu. mu ijoro nk'iri kirasabwa kwihisha mu mwobo wacyo, bitaba ibyo kikahasiga ubuzima. ya sikoropiyo nayo ihagaze nta gukoma kugira ngo ihite icakira icyo ari cyo cyose kiri bwinyeganyeze na gatoya. A slight motion behind it prompts an attack. Resistance is quashed with a quick icyumva akantu gakomye inyuma yayo ihise ifatirana ako kanya. mu gihe igitagangurirwa kigerageza kwiyaka sikoropiyo iba yakijombye urubori ikivundereza ubumara. sikoropiyo iragihindukiza kugira ngo ikirye ihereye ku mutwe. byarangiye. igituma sikoropiyo ibasha gushaka icyo kurya kandi ikabaho aho yaba iri hose ni imiterere y'ibice byayo bisa nk'ibyoroshye nyamara bigakora neza cyane. Ancient fossils show that little has changed for hundreds of millions of years. nubwo hari ibintu sikoropiyo zitandukaniyeho bito bito bitewe n'ubwoko bwazo, usanga muri rusange ziteye kimwe, kandi ibyo bimaze ibinyejana byinshi ari uko bimeze. umubiri wayo utwikiriwe n'ibikonoshwa bidashobora gucengerwamo n'amazi kandi bikagenda byiyunga ku bindi ku buryo aho bihurira hashobora kwirambura cyangwa kwihinahina. inzara zayo ziyifasha gufata no gushwanyaguza umuhigo. ayo maguru yayo afite imbaraga, wongeyeho antene zayo ziyifasha gukorakora no kumva, ndetse n'umurizo wayo wihinahina. inzasaya zimeze nk'ipense itapfunisha, ngibyo biyifasha kurangiza umuhigo wayo. Unique to scorpions are sensory organs called pectines that protrude. nubwo ifite amaso abiri hagati n'atanu kuri buri ruhande, ntibifasha kureba bihagije. ni bwa buro bwinshi. hari ibyumviro sikoropiyo yihariye yonyine. ni ibice by'umubiri byitwa pectines. biri ahagana hasi ku mubiri wayo ku buryo bigenda bikora hasi bigakusanya ibinyabutabire bifasha sikoropiyo kubona amakuru ajyanye n'ahantu igeze. umurizo wayo wihinahina uhabwa ububasha n'ikamba utamirije ari rwo rubori rwayo. igihe cyose umuntu yagiye abaho atinya sikoropiyo kandi akayizira, kubera ko ikunda kugenda nijoro, abantu bayihuza na byinshi by'amayobera kandi bibi. bamwe bakavuga ko sikoropiyo ari abakozi ba satani cyangwa ngo ziva ikuzimu. ariko na n'ubu bake nibo batabona ko sikoropiyo ari ikintu giteye ubwoba. But the truth about scorpions is only just emerging. It was in the late 1960s that a startling discovery thrust scorpion research on an enormous leap nyamara kandi muri iki gihe hari byinshi byagiye bisobanuka kuri aka gasimba. mu myaka y'1960 nibwo ubushakashatsi bwashyize ahagaragara ibintu byinshi byerekeranye na sikoropiyo. sikoropiyo z'amoko yose iyo zitunzeho urumuri rwitwa ultraviolet ziramurika.
ibyo biterwa n'ibintu biri mu gice cy'inyuma cy'umubiri wa sikoropiyo. Nta muntu n'umwe usobanukiwe uko ibi bigenda. Niyo mpamvu abashakashatsi bakomeje kuyiga kugira ngo barusheho kuyimenya neza. Ni iki kizifasha kubaho muri kondisiyo zigoye? Ese ni imiterere yazo y'umubiri udapfa gupfumurwa n'ikintu cyose? Ese ni ubushobozi zifite bwo kwihuza n'ahantu? Cyangwa ni ikindi kidafite aho gihuriye n'ibyo? Abashakashatsi bazatubwira. Sikoropiyo ni agasimba gahiga, gahorana inyota yo kwica. Gakoresheje inzasaya zako zitababarira n'urushinge rwako rwuzuye ubumara ari rwo rubore. Sikoropiyo ishonje, akazi kayo ni ukwica. Ifite ubuhanga bunonosoye mu bijyanye no guhiga. Buri bwoko bwa sikoropiyo waba bufite ubwo buhanga ku kigero gihagije, nko gucukura yerekezaho utundi dusimba twihishe ahantu utakeka rwose. Uburyaremwe buyifasha kubasha guhiga ahantu hagoye cyane. Gushaka ibigutunga ntibigusaba ko byanga bikunze ujya kure. Ushobora no kubibona utarenze umuryango w'iwawe. Home delivery. Iyi sikoropiyo iba mu mashyamba yo muri Aziya, ikaba iri mu bwoko waba ushaka kwirura udusimba tuyizaniye gusa. Iyo bigeze nimugoroba, udusimba twinshi dutangira kuva aho twihisha, tugatangira kugendagenda dushaka icyo kurya muri ayo mafu. Sikoropiyo yigumira mu mwobo. Iki gitagangurirwa rero kikaza kigendagenda ndetse kigatemberera hafi y'umuryango w'ubwihisho bwa sikoropiyo, nayo ntizuyaze igahita igicakira. Sikoropiyo ihita ikururira mu mwobo, igitagangurirwa ntikibona umwanya na muto wo gucika. Igitagangurirwa kimwe, iyi sikoropiyo ishobora kukirya iminsi myinshi ndetse n'amezi. A feast can take several days and may be enough to sustain a scorpion for months. Nongere mbabwire yuko ushaka telefone nziza zigezweho ushobora guhamagara iyo nimero. Nanone ushaka ibibanza, imirima ndetse n'amazu mu ntara y'Iburasirazuba ushobora guhamagara iyo nimero. Ikirabo cyari igice cya mbere cya sikoropiyo, tuzabagezaho n'ikindi gice. Mukomeze mukurikire Trek Tours. Trek Tours. Trek Tours. Trek Tours. Trek Tours. Trek Tours.